harya wareze u Rwanda. Nareze sisi icyo gihe ugomba kurega ubuyobozi bw'igihugu, ntabwo warega ndetse ubutabera. N'ubundi urwego rw'ubutabera nrwo ruhita ruyobora, none se rwo ntiri mu buyobozi bw'igihugu, rega mu rwego rw'ubutabera, minisiteri y'ubutabera niyo bireba. Nibyo nareze mu rukiko nyafurika iburasirazuba, ikirego kiracyahari. Twatanze ikirego, ubuyobozi bw'igihugu cyacu nabwo butanga igisubizo kivuye muri minisiteri y'ubutabera. Ubu n'abavoka turimo turasubiza icyo minisiteri y'ubutabera yashubije. Ubwo ntekereza ko urubanza wenda nko mu kwa 9 rushobora kuzaba rwimbitse. Urukiko rukuru rwa Kigali rumwe guhanirwaho ubusembwa bwari gutuma ngira uruhare mu matora, ubusembwa bwari guhanagurwa, ubusembwa byari gutuma nshobora no kuba nagira urugendo ngasohoka mu gihugu nkajya gusura umuryango wanjye cyane umugabo wanjye u Rwanda. Abanyamategeko bunganira umunyapolitike Victoire Ingabire utavuga rumwe n'ubutegetsi baheruka gusohora itangazo rinenga amagambo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame aheruka kumuvugaho. Muri iri tangazo barasaba Perezida Kagame guha Ingabire uburenganzira bwo gukora politike, guca intege no kwamagana ibishobora kumuhungabanyiriza ubuzima cyangwa isura ye muri rubanda no kumurindira umutekano. Navuganye na Madame Ingabire Victoire mbanza kumubaza niba ari we wasabye abunganizi be kwandika iri tangazo. Nibyo bibwirije barakora kuko banyunganira mu mategeko, ariko bahangayikishijwe n'umutekano wanjye kuko kuba nabasaba ngo bambere umwunganizi amategeko bakurikirana akantu kose kambayeho, akantu kose kamvuzweho. Uzi ko dufite urubanza muri urukiko rwa Afurika Burasirazuba, ubwo rero utuntu twose bagenda bakusanya kuko barimo barashaka ibimenyetso byose tuzakoresha mu gihe cy'urubanza. Ubwo rero niyo mpamvu babonye izo nyandiko birabahangayikisha, banambaza niba bafite ubwoba. Ndababwira nti hari ibintu birimo bivugwa mu gihe cya kampanye, abantu bavuga ibyo bashatse ko amatora bizarangira, ariko nyuma y'amatora habaye abantu benshi bakomeza kugenda bavuga amagambo mabi, bagira impungenge bagati ibi bintu tugomba kubyamagana, ubuyobozi bw'igihugu tukabusaba ko bwakurindira umutekano. Nabashimiye rero kimwe no nashimiye abandi banyarwanda bose hirya no hino bakomeje kunyereka ko turi kumwe muri ibi bihe bisa nkaho ndimo gukorerwa itotezwa. Kwandika ruriya rwandiko babishingiye kuki, ni iyihe mbarutso yabyo? Ntekereza ko hari ikintu bagarutseho kigaragaza ko nyuma y'uko perezida avuze ari amagambo, hari abantu bamwe bakoresha imbuga nkoranyambaga, cyane ko bimwe bivuze ari kumwe n'abo bantu bamwe bakoresha imbuga nkoranyambaga, bibwiye ngo abahaye uburenganzira bwo kunyadukira no kunsebya no kunguka kugeza aho bavuga bati uriya muntu ahubwo wamurasa. Ntekereza ko aho niho hari n'ikibazo, nicyo cyane abateye impungenge bavuga bati yaravuze n'ibyo, ariko amaze kuvuga hari abandi bibwiye ko ari uburenganzira abahaye. Icyo rero ni nacyo ntekereza abavuga banjye nacyo bavuzeho, abantu bagomba kumva perezida wa repubulika afite ibyo yavuze, ariko abandi nabo bagomba kumenya ko hari amategeko. Gusebanya ubwabyo ni mu mategeko mu Rwanda ni icyaha, gukangisha umuntu, kumwica cyangwa gushyiramo ibindi bikangisho ni ibyaha bihanwa n'amategeko hano muri uru Rwanda rwacu. Donc ntekereza ko abantu barimo babikora bibwira ngo bahawe inzira n'uburenganzira bwo kunguka no kuguruka mu byondo, bitegura ko bashobora guhura n'ikibazo cy'amategeko. Ni urwandiko rurimo amagambo mu by'ukuri adasaba, asa nkaho ategeka. Kuba ari amagambo ameze gutyo, murabona mufite icyizere cy'iko ibyo basaba bashobora kubibona? Nanjye nabisomye nsanga imvugo z'abanyamategeko n'imvugo z'abanyepolitike ziratandukanye. Bo barakora ku itegeko, bashingiye itegeko, baravugisha itegeko, kandi itegeko rivuga amagambo nyine ategeka, ntabwo rivuga amagambo asaba. Ntekereza ko bavuze nk'abanyamategeko nyine, ndi umunyapolitike njye siriyo mvugo nakoresha. Icyo nizera, icyo basaba bavuga bati twizere ko umutekano wa Ingabire uzagira, kandi ntabwo umutekano w'abanyarwanda bose, abantu b'abayobozi inshingano za mbere bafite n'umutekano w'abaturage wabo bashinzwe kuyobora. Nanjye ndi muri b'abanyarwanda, nuko nizera ko uko ubuyobozi bw'igihugu cyacu burinze umutekano w'abandi banyarwanda, ari nako bugomba no kurinda umutekano wanjye. Niyo mpamvu ngenda numva ntahangayitse rwose. Uwo bashinja kuguteza ibibazo niwe bagaruka bagasaba kukurindira umutekano no kuguha uburenganzira bwo gukora wishyira ukizana muri politiki. Kuba ari umuntu umwe ntabwo wumva biguteye ubwoba? Nta ubwoba mfite, nta mpamvu mbona yo kugira ubwoba.
gihugu cyanjye, ndi mu gihugu, ibitekerezo byanjye mbitanga ku mugaragaro, ibitekerezo byubaka igihugu cyacu. Nkunze no gusaba ari abayobozi ari n'abanyarwanda bayoborwa muri rusange twese ko tugomba gutanga ibitekerezo byubaka igihugu cyacu, bihuza abanyarwanda, bidufasha gukorera hamwe aho gukora ibidutandukanye. Nicyo nifuza, ni nacyo nsaba, ni nacyo mparanira. Ingingo ya 15 y'uru rwandiko ari nayo ya nyuma barasaba ibintu bitatu: uburenganzira ku bikorwa bya politike, guca intege no kwamagana ibishobora kuguhungabanyiriza ubuzima cyangwa isura ufite muri rubanda, no kwizeza umutekano. N'icyo ubura cyane muri ibi? Icyo mbona cyane ni uburenganzira bwo gukora politike. Ntekereza ko batabisaba Perezida Kagame nk'umuntu ku giti cye, ahubwo babisaba nk'uhagarariye itegeko nshinga, kuko itegeko nshinga niho ryo ritanga uburenganzira ku munyarwanda wese ushaka gukora politike yayikora nta kintu kimubangamiye. Ndabwo ntekereza ko batamusaba ku giti cye, ahubwo bamusaba nk'uhagarariye itegeko nshinga. Icya kabiri ni nawe umuyobozi mukuru w'inzego zose z'umutekano, kandi izo nzego z'umutekano mu nshingano zabo bafite kurinda umutekano w'abanyarwanda. Ntekereza ko ariyo mpamvu bamusabye, batamusaba ku giti cye, bamusaba nk'uhagarariye nyine izo nzego z'umutekano. Kuri ibyo rero numva ari ibintu basabye bisanzwe biri mu itegeko nshinga. Madame Victoire Ingabire, Presidente w'ishyaka Dalpha Umurinzi ritaremerwa gukorera mu Rwanda, reka ngushimire cyane umwanya uhaye radiyo Ijwi ry'Amerika. Yego, murakoze namwe. Biyaga bigari duhereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haba mu muryango wa Lazare Sebitereko, umwe mu ncabwenge zo mu karere ka Minembwe muri Kivu y'Epfo, usaba ko yarekurwa. Umuryango w'uyu mugabo watowe muri yombi umwaka ushize n'inzego z'igisirikare muri Kongo uvuga ko kugeza ubu ntacyo araregwa cyangwa ngo agezwe imbere y'ubutabera. Navuganye n'umuvandimwe we Alexis Kirayi mbanza kumubaza uko yatawe muri yombi. Yafashwe tariki 29 mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize. Mu by'ukuri nta birego, nta n'ikibazo yari afite. Ni umuntu wakorera ahantu hitwa Minembwe, yari recteur wa universite ya Minembwe, ni nawe wayitangije. Ifite ibikorwa byinshi cyane hariya mu misozi miremire. Hanyuma icyo gihe baramufata, hanyuma baza kumurekura. Bongera baramufata. Yafashwe na serivisi za gisirikare kandi we ni n'umusivile. Rero nkiyaza kugira n'ikibazo kijyanye n'ibibazo by'abasivile cyangwa ubutasi bwa gisivile anere, niyo yari kumufata. Hanyuma bahise bamutwara i Kinshasa asa n'ushimuswe. Nicyo gihe twamuherukiye, bamujyana ahantu hitwa ngo ni Demia, ni prison ifunga abantu b'abasoda cyangwa abareberi. Icyo gihe yagize amezi 4 tutazi ahantu ari. Twari tuzi wenda ko yapfuye kuko hariya bica abantu gutyo. Tuza kumenya ko bamukuye muri Demia, ariko nanone bamujyanye Makala muri prison centrale. Muri icyo gihe yari Demia, yabaye ahantu mu cyumba, nta gusohoka, ntabwo yabona umucyo, rimwe na rimwe ntabwo baryaga, ndetse aranarwara, banga no kumuha n'imiti. Aho afungiye muri iki gihe se mushobora kumusura no kumubona kugira ngo abe yabanababwira uko ubuzima bwe bwifashe? Ubu turashobora kumusura, ariko nyine biba bigoye. Murazi muri Kongo mutanga ruswa, ariko nyine turashobora kumusura tukamubona, ariko bamwangiye kuja kwivuza kuko n'umuntu wenda wakagombye kuja kwivuza yagize ayo mezi 4 ativuza, ararwara ndetse yatakaje ibiro birenga 30. Urumva ko ari umuntu ugomba kubonana n'umudokiteri bakamupima kugira ngo wenda bamuvure, ariko ntabwo bamwemerera, ntabwo bamuha na liberté provisoire kugira ngo wenda yivuze. Kumubona iyo turamubona. Ikindi ntabwo bamuha nyine ibyo birego ngo abimenye. Niba bagira ubucamanza kugira ngo bamurege, ntabwo ntibabimuha. So rero tukibaza kubera ko afunze kandi ni umusivile kandi na dosiye iwe ifitwe na gisirikare. Ibyo bintu ntabwo tubyumva mu by'ukuri. None ijambo mubwira ubutegetsi bwa Kongo cyangwa umuryango mpuzamahanga kuri icyo kibazo ni irihe? Ijambo twasaba ni uko bamufungura ubu nyine bidatinze, kuko ntacyo azira. Kandi niba hari ikintu azira, ni umusivile. Niba bakizana ibirego, babizana ibirego kugira ngo ibyo birego wenda babikurikirana, ariko nta na kintu na kimwe bakora. Dushaka ko bamufungura kuko n'inzirakarengane kimwe n'abandi bose bagenda bafungwa kubera ubwoko bwabo gusa, ariko nta kintu na kimwe afungiye
twebwe ibyo dushaka ni uko wamurekura agasanga umuryango wiwe. Ikintu nge nakongeraho ni uko hari abantu benshi bameze nka Lazaro bafunze bazira akarengane, kandi abenshi bamaze gupfira muri prison kubera ubwoko bwabo. Rero ibyo turasaba ko leta yafungura abo bantu, yafungura na Lazaro, ndetse kugira niba bashaka ubumwe bw'igihugu cya Kongo, twese tugomba kuba mu gihugu cyacu twumva ko tumeze kimwe nk'abandi banyagihugu, nta discrimination ihari kubera ubwoko. Bwana Alexis Kirayi, reka ngushimire umwanya uhaye radiyo Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane bwana munyamakuru. Ku byerekeye niba koko hari itotezwa rikorerwa ubwoko nyirizina muri aka gace, nabajije Adele Kibasumba ukuriye Mahoro Peace Association ihuza mu bwoko bw'abanyamurenge, mbanza kumubaza niba koko hari abatabwa muri yombi bazira ubwoko. Ikibazo c'imfungwa tumaze iminsi tukivuga, hashize none nk'imyaka irenga 3. Mbere batangiye gutera abanyamurenge rukuru, barabica, barabanyaga, barabasahura, barabasenyera. Abasigaye bakomejwe n'abantu bameze nka Dr. Lazare. Dr. Lazare ni umuntu watangiye universite imwe iba mu karere ka Minembwe, ariko ifasha akarere kose. Wavuga ngo naka imisozi miremire uhereye iriya za Rurambo kugeza za Minembwe hose, abanyeshuri bose barangije niyo universite imwe iri aho Minembwe nibafasha. Kandi ntifasha ubwoko bumwe gusa, ifasha amoko yose ahatuye. Yagiraga ibitaro, klinike, yagiraga amashuri y'ibanze n'ayisumbuye, yagiraga na banke y'abaturage yonyine nayo iri muri ako karere. Yagiraga ibikorwa byinshi bijanye n'ubuhinzi no guteza imbere ubuhinzi. Ni ukuvuga ko ibyo byose yabikoraga. Yego aha hantu n'abanyamurenge benshi bahatuye, ariko muri centre aho yakoreraga hatuye andi moko nk'abashi, FRDC, hari igisirikare kinini cya leta gihari, polisi, ababembe n'abafurero benshi bahatuye. Bose babonaga inyungu mu bikorwa by'uyu Dr. Lazare bafunze gutya. Umuntu ufite ibikorwa bingana bityo bifitiye akamaro rubanda nk'uko maze kubivuga, kubera iki bashobora kumufunga mu buryo bumuhohotera nk'uko? Ikibazo cya Dr. Lazare ni uko yari mugari cyane muri kariya karere, ni uko ibikorwa by'iyo byavugaga, byakoraga kandi byafashaga abantu. Niyo mpamvu dosiye yiwe cyangwa kese yiwe ikomeje kuvugwa na benshi. Ariko tumaze iminsi tuvuga yuko kibazo cyo gufunga abantu bahereye ku bwoko bwabo. Tumaze iminsi tukivuga abantu ni benshi cyane bafunzwe, barenga 500 bari muri prison bameze nka Dr. Lazare bafashwe kubera uko basa. Ikindi, hariho abandi badashobora kuresista torture, ubwicarubozo muri Demiabe, aho hantu babafungira. Hariho bamwe batabyihanganira bagapfiramo. Dr. Lazare iwe rero mu by'ukuri yacitse ku icumu. Nimba ageze muri prison centrale ya Makala, yacitse ku icumu kubera ko hari abandi bafiriyemo, harimo nka Major Thomas ejo bundi duheruka gushingura i Kinshasa, yapfiriye muri ya Demiabe, n'abandi benshi. N'abandi bapfiriye mu maprizo bavuye muri yo Demiabe bagapfira mu maprizo. So rero dufite impungenge nyinshi yuko Dr. Lazare yari atangiye gukura, akeneye imiti, kandi nta kintu kiri muri dosiye yiwe bakomeza kumubika umwaka urenga n'amezi 2. Kubera iki batamusohora? Kubera iki batamujana bazane dosiye bayishira abacamanza kugira ngo yisobanure? Ni ukubera ko ntaco azira uko yavutse, uko asa. Ikindi nuko azira yuko yaremesheje abaturage bo muri kariya karere kabaye katereranywa na leta, gatereranywa n'inzego z'umutekano, akomeza kubakomeza. Mu magambo make cyane, ubutumwa mwifuza gutanga kuri iki kibazo nk'umuryango Mahoro, haba kuri leta ya Kongo cyangwa ku rwego mpuzamahanga, ni ubuhe? Turifuza yuko Dr. Lazare arekurwa, kuko yari afatiye akarere ikintu kinini cyane, ku buryo adahari ibi bikorwa byose birahagarara, kuko niwe wabireberaga. Adahari biriya bikorwa byageraho bigahagarara, kandi bihagaze abaturage bose bahari, ari abanyamurenge n'andi moko yose ahari, bananirwa barangiza bakava muri kariya karere. Twifuza yuko arekurwa, twifuza yuko n'abandi ba Lazare barenga 100 bafunganywe nawe mu maprison atandukanye nabo barekurwa, kuko tuzi yuko bose icyo bazira nuko basa nuko bavutse, kandi icyo cyaha bazagende bakirega Imana, ntabwo duteze kubwisobanura ngo dutsinde. Madame Adele Kibasumba ukuriye umuryango Mahoro, reka ngushimire cyane aka kanya uhaye radiyo Ijwi ry'Amerika. Urakoze cyane Jeffrey.
maze kumva ibyo ishyirahamwe Mahoro Peace Association rivuga ku butegetsi bwa Congo, nahamagaye Didier Kabi, umuvugizi w'ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Epfo, kugira ngo mubaze icyo avuga ku bishinzwe ubutegetsi. Yambwiye ko ari mu nama, ariko anyemerera ko tuza kuvugana irangiye. Ibyo atubwira turabagezaho mu makuru yacu ataha. J'en appelle donc à tous les jeunes de la partie nord de la province d'avoir un esprit apaisé et de ne pas chercher à tomber dans le piège de la diabolisation, je l'ai dit au départ, de la discrimination intercommunautaire et d'animosité à l'égard de nos partenaires humanitaires de développement. Tous ensemble, nous devons conjuguer des efforts pour d'abord barrer la route à l'ennemi et non regarder ce qui nous sépare. Et nous sommes forts quand nous sommes unis, jeunes, femmes, hommes en uniforme, les Wazalendou et les politiciens, la société civile. Tous nous devons réunir nos efforts et regarder en face, nous concentrer sur nos ennemis et chercher comment les bouter dehors. On a eu à cantonner presque 300 ex-combattants dans le site de Mambangu. Et aujourd'hui, ils sont dans la réinsertion. Nous sommes en train de les accompagner déjà par les projets de fonds de cohérence, des activités IMO. Et nous sommes en train de plaider même qu'il y ait des projets maintenant de long terme pour les accompagner pendant plusieurs années.